Reka twongere dushime Imana kubw'ubuntu bwayo kandi ikemera ikatugirira neza. Kuri uyu munsi wa none tukaba tugikomeje kwigana ibyigisho bya Bibiliya. Turi mu gihembwe cya gatatu aho turi kwigira hamwe igitabo cya Mariko. Ariko muri iki cyumweru dufite insanganyamatsiko ifite umutwe ugira uti imigani. Nshuti mukundwa, ndakwinginze kugira ngo wongere ufate umwanya wawe wo kwiga ibi byigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Icyo kwibukwa rero turagisanga mu gitabo cya Mariko igice cya 4 umurongo wa 24 ndetse n'umurongo wa 25. Arababwira ati, nimuzirikane ibyo mvuga, urugero mugeramo nirwo muzagererwamo, kandi muzarushirizwaho, kuko ufite azahabwa, kandi udafite azakwa n'icyo yari afite. Nshuti mukundwa, aya ni amagambo y'icyo kwibukwa tujye kujya tuzirikana cyane muri iki cyumweru buri uko turi kwiga ingingo y'umunsi. Kuri uyu wa mbere rero dufite icyigisho kivuga ngo umugani w'umubibyi. Umugani w'umubibyi nicyo cyigisho tugiye kwigira hamwe kuri uyu munsi wa none. Mbere yuko tujya mbere muri iki cyigisho cya none, nshuti yanjye ndagusabye kugira ngo twiragize Imana. Uwiteka Mana ishobora byose, umuremyi w'isi n'ijuru, twishimiye ko wongeye kubana natwe kuri uyu munsi wa none. Wongeye kuduha amahirwe yo kwiga ijambo ryawe. Ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe turakwinginze kugira ngo Mwuka wawe wera abane natwe muri iki cyigisho cy'uyu munsi. Nibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nidusoma mu gitabo cya Mariko igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza ku wa 9 ngo ubutaka butandukanye bugereranywa n'iki, kandi bigenda bite ku mbuto zigwa kuri ubwo butaka. Aha rero ni umugani w'umubibyi tugiye kurebera hamwe muri iki cyigisho. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe iri somo riboneka mu gitabo cya Mariko igice cyaho cya 4 umurongo wa 1 kugeza uwa 9 ngo ubutaka butandukanye bugereranya iki, kandi bigenda bite ku mbuto zigwa ku butaka butandukanye. Ndakwinginze kugira ngo duhurire hano mu gitabo cya Mariko iki gice cya 4 umurongo wa 1 tugeze ku wa 9 maze dusome twumve icyo havuga ku byerekeye n'ubu butaka, icyo bugereranya ndetse n'icyo bigiye bisobanuye buri uko urubuto rwagaga ku butaka bugiye butandukanye. Umutwe w'amagambo aravuga ngo umugani w'umubibyi. Yongera kwigishiriza ku kibaya cy'inyanja, abantu benshi cyane bateranira aho ari cyo cyatumye yikira mu bwato bwari mu nyanja, abwicaramo. Abantu bose bari mu kibaya cyayo, abigishiriza byinshi mu migani. Akibigisha arababwira ati, nimwumve, umubibyi yasohoye imbuto. Akibiba, zimwe zigwa mu nzira, inyoni ziraza zirazitoragura, izindi zigwa ku kara kadafite ubutaka bwinshi. Uwo mwanya ziramera, kuko ubutaka atari uburebure, ariko izuba rivuye ziraraba, kandi kuko zitari zifite imizi ziruma. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa arararuka araziniga, ntizera imbuto. Izindi zigwa mu butaka bwiza, ziramera, zirakura, zera imbuto,
kandi imwe ibyara 30, indi 60, indi 100, bityo bityo. Arababwira ati, ufite amatwi yumva niyumve. Nshuti mukundwa, Kristo ubwo yari amaze guca umugani w'umubibyi wasohoye imbuto, akazisohora zikagwa ku butaka butandukanye. Uko zaguye ku butaka butandukanye, ni nako umusaruro wazo wagiye utandukana. Uko byumvikana, hari izitarameze, hari zameze igihe gito, hari zahuye n'ingorane zigiye zitandukana, bituma n'ubundi nazo zera mu buryo bugize gute butandukanye. Iyo abantu basoma imigani ya Yesu iboneka mu butumwa bwiza, akenshi bashaka guhita basimbukira ku busobanuro Yesu atanga. Ariko se umugambi w'ibyo bitekerezo si ukwigisha ukuri kw'ibya mwuka ku birebana ku mibereho ya Gikristo? Yego, ariko rimwe na rimwe hari igihe Yesu atahitaga asobanura umugani yabaga akoresheje, uretse igihe yabaga akoresheje incamake nka ubwami bw'Imana bugereranywa, cyangwa ufite amatwi yumva niyumve. Kubw'iyo mpamvu ni byiza kugenda buhoro buhoro no gusesengura igitekerezo ubwacyo, kugira ngo umuntu abone icyerekezo uwo mugani werekejemo. Iyo dukoresheje ubwo buryo ku mugani w'umubibyi, tubona ibitekerezo bitandukanye. Imbuto ni zimwe, imbuto ni zimwe kuri buri nshuro, ariko zigwa mu butaka bw'uburyo bune butandukanye. Imiterere y'ubutaka ikagira ingaruka ku musaruro w'imbuto. Aho kuba inkuru imwe ikomeza, uyu mugani ukubiyemo ibitekerezo bine bitandukanye bivugwa kugira ngo byuzuzanye. Uburebure bw'igihe cyo kurangira kw'inkuru bungana n'igihe cy'inkuru iyikurikira. Nshuti mukundwa, iyo Kristo yabaga yaciye umugani, ni ukuri yabaga akoresheje umugani ariko afite icyo asobanura ku mibereho yacu ya Gikristo. Rero biba byiza iyo dusesenguye imigani Kristo aciye, mu by'ukuri tuyobowe na Mwuka Wera, kugira ngo dufashe kugira icyo biduhinduraho cyangwa se icyo twigiraho bigendanye n'imibereho ya Gikristo. Rero uyu mugani w'umubibyi, uko bigaragara, ubwo Kristo yawuciye yagaragaje ubutaka n'imbuto. Nyamara umubibyi yasohoye imbuto. Imbuto yari yasohoye zari zimwe, ariko ikigaragara ni uko izo mbuto zabibwe ku butaka butandukanye. Rero umusaruro wagiye wabonekaga bitewe n'ubutaka imbuto zagiyeho. Rero ubutaka bwagize ingaruka mu gukura kw'imbuto. Aha rero ngo imbuto zaguye mu nzira, ako kanya zahise zitoragurwa n'inyoni. Akibiba, zimwe zigwa mu nzira, inyoni ziraza zirazitoragura. Ni ukuri imbuto za mbere bigaragara ko zaguye mu nzira, ako kanya zahise zitoragurwa n'inyoni. Imbuto zaguye ku kara zamaze iminsi mike cyangwa ibyumweru bike gusa, ariko ntizakura. Ari byo bikubiyemo gutwikwa n'izuba. Izi mbuto zaguye ku kara zamaze igihe gito, ariko izuba rirazikubita ntizakura. Imbuto zaguye mu mahwa zamaze igihe kirekire, ariko nazo ntizatanga umusaruro kuko zanizwe n'amahwa. Amahwa rero yanize izindi mbuto zaguye mu mahwa,
zarakuze zimara igihe kirekire ariko ntizatanga umusaruro kuko amahwa yazinize. Imbuto rero zaguye mu butaka bwiza nizo zamaze igihe kirekire kurusha izindi zose, nta gushidikanya ko zameze igihembwe cyose cy'ihinga. Nk'uko imbuto zimara mu butaka, ibitekerezo bitatu bibanza bivuga ibyo gutsindwa, icya nyuma nicyo kivuga ibyo gutsinda. Imbuto zatanze umusaruro mwinshi, uburebure bw'ibitekerezo igihe kirekire cyane kurusha ibindi cya buri gitekerezo. Nuko kuri kuvuga ko igitekerezo kimwe gusa aricyo kivuga ibyo gutsinda. Byose bigaragaza akaga ko gutsindwa, ariko bivuga n'umusaruro mwiza uva mu gutsinda. Nshuti bakundwa, ibi bitekerezo uko ari bine, bitatu bibanza bigaragaza gutsindwa, ariko igitekerezo cya nyuma kigaragaza gutsinda. Nshuti mukundwa, uwo mugani usa n'ugaragaza ikiguzi cyo kuba umwigishwa ndetse n'akaga kabirimo, ariko ukagaragaza n'ingororano nyinshi zo gukurikira Yesu. Nshuti mukundwa, kuri uyu munsi wa none ndagusabye kugira ngo wemere ukurikire Yesu, umere nk'imbuto zaguye mu butaka bwiza, zamaze igihe kirekire ndetse zinatanga umusaruro. Natwe kuri uyu munsi wa none twemere imibereho yacu ishinge imizi muri Kristo Yesu, maze Kristo Yesu dukurire muri Kristo Yesu, bityo natwe umusaruro wacu uzabashe kuba mwiza. Ni ukuri dukwiye kugira amasomo dukura muri iki gitekerezo cyangwa se muri uyu mugani w'umubibyi. Ni ukuri ibyaremwe bikwiye kutwigisha imibereho yo gukurira muri Kristo. Mu by'ukuri ibyaremwe byose ngo Kristo yakoresheje umugani w'imbuto, uko zigenda zimera ni nako n'ibyaremwe nabyo hari icyo bikwiye kutwigisha ku bigendanye n'imibereho yo kubana na Kristo. Nshuti mukundwa, icyo ngusaba kuri uyu munsi wa none ni uko umwanya wacu tukwiye kuha Kristo, bityo tukigira ku birenge bya Kristo. Icyo ni cyo ngusabye kuri uyu munsi wa none, nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Dusenge Imana. Uwiteka mwami Imana, turagushimye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimye ko wakomeje kubana natwe muri iki cyigisho cy'uyu munsi wa none. Turakwinginze rero kugira ngo ukomeze utwiyoborere, ukomeze ubane natwe no mu minsi igiye kuza yose. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.